bagiye gutura amaturo amuhereza umwana. Mhm. Umwana we w'imfura mwiza. Amen. Noneho uwo mudamu yari yazanye uburozi, Yeba. akoza ku rurimi rw'umwana. Mhm. Umwana atashye arapfa. Yeba. Ubu haje iterambere, umuntu arapfa bagahita bajyana Kwa muganga. kwa muganga muri morgue. Kera warapfaga bakavuga bati haracyari kare mumushingure, nuko baragenda baramushingura umwana. Tuza kujya muri repetition, perezida wa korali aravuga ngo tuzakora umuganda ku wa gatatu. Noneho ati kandi na repetition niho tuzayikorera mu murima. Twari mu kiraka cya korali. Turangije guhinga byose saa tanu, nawo wari wapfushije umwana yaraje yaje gukora. Hanyuma igihe kigeze perezida wa korali ati dusenge. Umuntu arasenga, asenze ahita ajya mu buhanga. Aravuga ngo mwumva ko Imana ivuze ngo bishe wa mwana ngo nawe ku cyumweru azarara mu butaka. Uwo mudamu wishe uwo mwana yararimo. Perezida wa korali aravuga ati nimba ari uko bimeze rero, ati nahaguruke, nimba ari muri twewe nahaguruke yihangengere. Umudamu arahaguruka. Uze kumbwira ko wabishobora. Ntabwo wabishobora. Arahaguruka. Kandi uwo mwana wapfuye yari imfura ye. Arahaguruka ati Imana imbabarire, ati njye wishe uriya mwana. Wa mudamu ahita ahaguruka, aragenda aramuyambira, aramuhobera, bararirana kugeza yo niwe watumye umwana wanjye ataha akajya mu ijuru vuba yihuse. Yo ararira. Umudamu aravuga ati Imana imbabarire naraguhemukiye, Imana imbabarire naraguhemukiye. Bararira barahogora, hanyuma barataha. Ku cyumweru abantu batanga amaturo y'ishimwe yuko Imana yakijije umurozi agatikira uburozi. Muri korali babamo bashobora kuturoga, no mu bagiye ko nashobora kuza. Bari bamwakiriye vuba ariko. We bamwakira vuba. Yaramazemo nk'umwaka. Umuntu umaze igihe waje mu itorero se akaba afite n'ubwoba bwo kuroga yawe wanamugana. Yaba afite ubwoba. Ari nuko byagenze. Rero urwo rukundo rw'Imana uvuga, oya ahubwo tukiri aho uzarebe uyu mushoferi agonze. Yego. Mu gace nako ukagonga umuntu ujya utwara imodoka. Yego. Iyo ugonze umuntu udahungiye kuri polisi, Yego, bene umuntu bakwica. Mbwira rero ahantu umuntu yakuye umutima wo guhobera mugenzi yari afite isuka yahingaga ntayimukubite, ati umwana wanjye w'ifura, kandi umwana aragiroha, twese twarabyaye. mu Bakorinto ba mbere ibice 3:9 haravuga ngo ko twembi turi umurima w'Imana n'inzu yayo. Tuvuga ngo abakozi b'Imana baracyafite akazi karekare, ariko biragoye muri iyi minsi. Biragoye. Tuvuga ngo kubwiriza umuntu ubutumwa bwiza ntabwo ari ukumubwiriza ngo azakuzanire icya 10 n'amaturo, ubwo ni ukumurimbulamo ibyaha. Babaga abo bantu baraturimbuyemo urwiri nakwita ibyaha. Niyo mpamvu uzabibona hano ku macano, hari abantu baba bakanuye amaso, bavuga n'ijambo bakarifata uko batarivuze, kandi wajya kumva ukumva bari no kuguha n'50 yo muri Bibiliya. Ati wibeshya, ati hano nabo barakenewe, ubwo basa n'uwo muntu wihariye. Noneho rero uwo murimo w'Imana babaga barasenze, hakoreshwaga nk'amasengesho. Naguha nk'urugero, nta masengesho abaga ku itorero mwarimu adahari. Uyu mwarimu turi kumwe hano urabizi korali iyo yasengaga, mwarimu agomba kuba yasenganye na korali. Abadiyakoni baba basenze, mwarimu akaba hari, mwarimu agasengana na korali. ubuse niko bimeze. Turi muri business. Niyo niyo mpamvu nk'iyo tuvuga ubutumwa hano, amabandi ariya, amabandi ari hano henshi hatandukanye, n'atari mu rusengero no ku mayituma hose arahari. Noneho hari igihe tuvuga ubutumwa bwiza bakavuga ko ari amavizi ngo tuba turi gushaka n'amafaranga n'ibiki byose. Njye buriya nzi ahantu amafaranga ari, ubu ninajije amashu nabona amafaranga.
nkiza amasaka nabona amafaranga kandi ubutaka burera burera kandi imvura iragwira umuntu burera ariko abantu bakeneye urukundo rw'iki rw'Imana twagiye turubonamo abantu ntabwo abantu babizi hari pasiteri watuyoboye mu itorero afite umudamu w'umupagani twamusuye adutekera icyayi pasiteri ari aho nako umudamu wari aho noneho icyayi gihiye ndashaka kuvuga imbaraga z'urukundo rw'Imana icyayi agiteka mu rukundo rw'Imana ntiyavuga ngo umudamu ngo amurebe nabi ko atatetse icyayi aragiteka arangije kugiteka azana icyo gihe ndabyuka azanye udutase yazanye udutase adushyira ku meza asubira ngo gusuka icyayi mu ibirika usanga umudamu yayoye ashyira muri cya cyayi hanyuma pasiteri arebye biramushobera aragaruka aratubwira ati mwihangane ati muhe n'ikigeragezo icyo gihe natwe twari dufite urukundo rw'Imana turavuga tuti ni satani ugize ute umurwanisha naho uyu munsi satani arakurasa yamara kukurasa ukajya kumva ukabona hari abandi bakozi b'Imana bagutwaje imyambi bari inyuma ye batifora arasa umwe bakamuha undi bakamubwira bati reka tumucomeke n'uyu rasa hari rasa muri bizinesi rasa mu bana rasa ku mugore ku buryo bakwambara noneho n'imyunyu rero imyunyu ni itatu hari umunyu w'ingezi uyu w'amabuye sinzi nimba uwuzi ndawubona gikukure urya rero ushinzwe gucagagura ibintu ntabwo urya niwo batekesha imyumbati cyangwa se n'ibishyimbo kera babyitaga by'ibigugu uwushyize mu cyangwa impungure uwushyize mu mboga ziba amazi uwushyize nko mu kiyoto ntacyo wabona wasanga cyabaye amazi cyabaye amazi rero hari abakozi b'Imana babigeze bagikukuri bashinzwe kubonaho akantu gatoya ubundi akanagamo akagihongera nta bindi ubundi bigasya ku buryo gikukuri bagikukuri ibyari ibihaza bihinduka amazi ibyari ibishyimbo bigatetema abo bantu babaho noneho hakabaho n'abandi bantu uyu muntu w'urugera abantu bose bakoresha bashinzwe kuryoshya ibintu bagashyiramo akunyu gakeya hakabaho n'undi w'isukari yose ni imyuka yose niyo mpamvu buriya yose yavuze ngo w'isi umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki nta kindi rero kituryoshya mu ijambo ry'Imana njye rero nagaruka navuga nti ubu dufite ba gikukuri benshi rwose basengereje abantu aribo babo twavugaga ese nabo bahindukara bagahinduka umunyu nyambuye buriya rwa rukundo rwabageraho bakaba abantu Bibiliya iravuga ngo uko wagenje niko uzagenda bahinduka nabi ibyo bakoze byageze gute ari byo bibabayeho nka kuriya Pawulo nawe yageragejwe cyane twahuye n'ibintu byinshi muri uyu murimo kandi bikatuca intege cyane ko n'ubu gikomeje turacyakomeje keretse umuntu bamuciye umutwe nubwo tuzabireka muri ibi yaravuze ati niyambuye urupfa nambaye kudaha nibwo nzasezera ibyiza byo gusenga ntabwo rero ntabwo amakuba ngo mbese ni amakuba ni ibyago n'ibindi bintu byinshi hari umupasiteri wakoraga umurimo w'Imana akijijwe pe noneho igihe kigeze bagiye kumusengera abandi ba pasiteri bagira ishyari bamutegurira umugambi ukomeye noneho uwo mugambi bateguye wari ufite babwiye umusore umukobwa bamuha amafaranga arahaguruka mu materaniro aravuga ko Imana imbabarire nagiye mu cyaha cy'ubusambanyi ninde wagusambanye aravuga ati mukanaka uze kumusengera habigeze gute birahagarara urumva se bari kumusengera habonetse umuntu uvuga ko yagize ate yamusambanye hari ibigeragezo bikomeye twagiye tubona by'abantu
by'Imana ariko bitavuze ko abantu batasambana, umuntu agakora icyaha ariko agasambana ariko umuntu atagize ate atamuhinduye atanamubeshye. rero mu murimo w'Imana habamo inkomyi, hakabamo ibigeragezo bitandukanye. ibyo bigeragezo byose rero Satani abizana agira ngo ubutumwa bwiza butobamwe, ariko ntawatoba ubutumwa bwiza. niyo mpamvu. amen amen. Uyu munsi wa none rero turacyari kuri uru rukundo yenda twerekeza no ku musozo. Yego. Turibaza nanone ikindi kintu nk'uko ubivuze, igihe umpaye ingero ebyiri, umunyu usanzwe w'urugera, Yego. hakaba n'umunyu witwa gikukuru, hakaba n'umunyu nawe ari nayo sukari. Ibyo byose koko ni imyunyu. Yego. Ubigereranya n'urukundo rwo mu minsi y'imperuka, umunyu waba warakayutse muri bamwe, bakaba bafite ya myambi yo kurasa bene wabo. Koko Pawulo yaravuze ngo nahuye na bene data b'ibinyoma, mpura na bene data babambuza. Ubwo urumva bamugambaniraga ntaho mu rusengero n'abamwamburaga. Tugarutse aho rero turibaza tukavuga ngo abamisiyoneri bazanye ubutumwa bwiza. Mu Rwanda hari ibyangombwa, kandi buri ntara y'u Rwanda ikagira imana yayo mu buryo bwa Satani. Bakavuga ngo Uburasirazuba Ibitega, Amajyepfo Ryangombe, Amajyaruguru Ntuza Nyabingi. Noneho tugarutse rero muri iri jambo ry'Imana twari turi kuvuga, ni abamisiyoneri baba barazanye ubutumwa butuzuye, nitwe twabwakiriye nabi. Ni iki gituma umuntu atakira uru rukundo rwuzuye? buriya ni ukuvuga ngo Satani ahantu umucyo uri n'umwijima uba uhari. urabona twiriwe ku manywa none bwagorobye, ariko ubu biri kurwana. mu masaha makeya buraba bukeye, igitondo kirakira kikubwira ijoro ritugirayo, hanyuma none ijoro ritangire rigirete rivemo. Satani rero nubwo tuvuga ubutumwa bwiza nibyo ndi kukubwira, cyangwa se ukavuga gukora umurimo w'Imana, mu gihe uri gukorera Imana hari uri hafi aho ushinzwe kukurwanya, ariwe Satani. Satani rero ntaza akorera mu bikuta, agomba gukorera mu bantu. azahera Yerusalemu, Yudaya no kumera akurasa ahantu henshi hatandukanye kugira ngo umurimo w'Imana ugire wangire. kandi buriya nshuti kankubwira akantu, uratekereza abadayimoni bafashe Yesu bakamwambika ubusa, bakamubamba ku musaraba, nta mva zabo tubona. n'uyu munsi bageze gute? barahari. bashobora kukwambika ubusa. ntabwo rero umuntu yakwambika ubusa atafashe imyenda. hoya ndamuha undi uriya Yosefu tubwizanyije ukuri yagombaga gupfa. icya mbere igihanga cyari gihari, basigaranye ikanzu ayisiga hehe muri shambure kiriya ni igihanga kigize gute gifatika. ariko kubw'imbabazi z'Imana, fata Butini w'iki gihe, mpamya ko Potifari yari akomeye nka Vladimir Putin cyangwa nka Hitler, afite imbaraga zikomeye cyane. uvuge ngo rero umugaragu yataye umwenda we ku gitanda, kandi no kuhagera byose urarekana ari umugore, ari n'umugore. rero abo bazimu bose bari n'ubu barahari. uzababona bagenza amaguru, nugira umugisha ukerekwa uzababona bagenza amaguru. hari umuntu umwe nigeze kubona, nari ndi mwiyerekwa, ako sindi mu muvugi, namubonye mu buryo bubi. bwa mbere namubonye yikoreye ibintu by'amahwa, umutwaro. noneho uko agenda ko wanyereka yambwira ati reba hariya hirya, ndareba uko agenda aza nyegera yikoreye umutwaro w'amahwa y'ibishuri. ngiye kubona mbona ageze imbere ngo wamubona, ahita abura ndamubona, nsanga ni umuntu wa bugufi wikoreye ayo mahwa. niyo mpamvu mu gihugu bababona bagenza amaguru, abandi bagenza imodoka n'ahandi.
butandukanye. no mu buryo butandukanye. Yego. Twerekeza ku musozo rero, ngira ngo ni nk'iki wasorezaho mu butumwa bwiza umaze gutambutsa, nubwo twanyujijemo guseka umuntu udukurikiye, ntabwo twaganira ibintu mu isura mbi no mu mujinya no mu burakari. Yesu hari icyo yakoze adukura iminkanyari mu gahanga. Yego. Guseka kwacu ntabwo bikuyeho kumvikanisha ikigomba kumvikanishwa. N'udukurikiye ukande subscribe, ni iki cya nyuma wasoreza? Ikintu nasorezaho ni ku bantu b'abakozi b'Imana usanga babogamiye nko muri iyi mitwe yitwaje intwaro, bari mu ruhande rwayo Gufana bakayifana. ako se wanamugana nk'umuntu ufana koko, agafana FDLR ati bice kandi asenga undi yumva, agasanga ari mu mutwe runaka, kandi abo bantu bose ni satani ubarimo uri kubakoreramo. Bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye mbese nta muntu Imana yaremye gupfa. Muri jenoside nabonye abantu bakeneye amakoma. Ukabona umuntu w'umugabo yarize ariko akeneye iki? Amakoma. yambaye amakoma, Avuga ngo umuntu se yapfuye kuyambara gusa kandi imyenda yari iriho. bitabaho. None se umuntu wize cyaba ari umunyabwenge? Ni gute se umuntu ajya gukenyera amakoma? Ubundi ntiwagiye ku ishuri wambaye ubusa, Yego. ntugenda mu isoko wambaye ubusa, Yego. ntiwajya ku kazi wambaye ubusa, Yego. ariko abazimu bakagufata ukambara amakoma, Ukambara amakoma. utaroga utari gucuragura. Maze ejo nanyuze ahantu mbona abamama bambaye utuzibaho. Utuzibaho buno tuzitwa mini. Ntabwo ari mini, mini igira aho igarukira. Ni utuzibaho kuko hari ukuntu basigaye bambara utuntu tw'utuzibaho hasi ari wazi. Noneho umuntu arambwira ati ndebera none, ati ndebera. Nuko ndamubwira nti yari nka kera ntihari ibitaro by'abarwayi byuzuye, bakaba batashobora kubona aho bagira gute babashyira. Ariko urebye bariya abantu bambaye utuzibaho urabona ko ari abamama bize b'abanyabwenge, bambaye utuzibaho ukabona bambaye ubusa. hasi tumeze nk'igihu, n'ingofero y'igihu. Noneho abandi bamama guhura n'umugabo wibye intama hano hejuru mu nturo. Yibye intama arayibaga, amaze kuyibaga bamufata arangije kuyibaga. Noneho abamufashe bamukorera ikintu nakwita ibara, ari umugabo ukuze, bafata igihanga cy'iyo ntama baragipfumura bakimwambika mu ijosi nk'urunigi cyangwa ishapure. Icyo gihe bamujyanye ku buyobozi yacyambaye mu ijosi. Igihanga Ubonaho ni umuteguro Satani akavuga ati nzakugenza iyo foto. Noneho rero duhuye nawe, abahuye nawe kubera ko bari bamuzi bakavuga ati kana byakugendekeye, akavuga ngo bari kuvuga ngo ni intama kandi yambaye igihanga, kandi igihanga agize ate acyambaye, kandi barimo baravuga. Ariko iyo umuntu yakijijwe wagiye ubibona ku makamera, agera muri polisi akavuga ati njyewe nari umujura, nta mugeri nta gifungo. Hari abagabo Imana iherutse kugirira neza bari bafungiye muri gereza muri aya mezi yashize. Abakozi b'Imana bajyanye ubutumwa bwiza, bagezeyo ni umugabo wishe umuntu nk'uko twaba turi kumwe, nkibeta nkagenda nkica umuntu hanyuma nkaza nkagaruka. Aho yishe umugore wa mugenzi we, noneho aragaruka baramwamwanya, umugabo atangaza ko umudamu wapfuye. Bakibaza ukuntu umudamu yari hafi, bakibaza ikimwishe, ese byagenze gute, abura ubusobanuro. Naho kumbi yishwe na mugenzi we. Cyokora uwo bakekaga babanye bose barabafunga. Ubutumwa bwiza rero bwabagezeho, wasanze muri gereza wa wundi utaramenyekanye atanga ubusobanuro, aravuga ati ninjye namwishe. Nuko wa wundi agira umugisha baramufungura, abarataye. Nta kindi rero kibifite imbaraga zahindura bariya ba FDLR n'izindi ntwaramuheto zose ujya wumva. Keretse ubutumwa bwiza ni nabyo tuba turarwanira. None kuki nkira ntabwo nkuce mu ijambo, icyo tuba turarwanira uragikomeza.
none kuki bibiliya ntibuze abavugabutumwa ntibabuze habura iki ngo igihugu kibe cyagira amahoro y'akarande reka nyituko kandi ijambo ry'Imana rihari abaryigisha bahari n'abaryumva bahari Imana itanga amanywa igashyiraho nijoro ni ukuvuga ngo buriya hari ijambo ryitwa inkomyi z'ubutumwa bwiza zibaho cyane cyane nk'iyo abakozi b'Imana batangiye kuvuga ubutumwa bahura n'inkomyi abadayimoni baracakanyuka bagaturuka ikuzimu baje kurwanya abakozi b'Imana ntugire ngo bazane intuzi bakatwurira batangira kwinjira mu bantu bashobora kwinjira mu bakozi b'Imana dufatikanya umurimo bashobora kwinjira mu bana twabyaye bashobora kwinjira mu bo tubana nabo bashobora kwinjira mu baturanyi bashobora kwinjira mu byo dutunze dukora kugira ngo birwanye ubutumwa bwiza nzi umukobwa umwe yari umunyamasengesho ku itorero noneho satani ngo agashakisha ukuntu yatera iryo torero akabibura hanyuma noneho aravuga ati tuzamushyingira bakoresheje umusore w'umupagani abadayimoni bakoresheje umusore w'umupagani aza kuza gushaka amafaranga aho ku itorero aramurambagiza umukobwa yari akeneye umugabo aramwemera gukura ku itorero aramujyana itorero satani abona uburyo yagira gute yabinjira burya abanyamasengesho n'abasirikare b'umwuka barinda itorero iyo rero bari ku itorero ni ubwo buryo satani abarasa natwe iyo twahagurukiye kuvuga ubutumwa bwiza nk'uku ntugire ngo biba bitworoheye tubizi abasirimu barahaguruka mu buryo butandukanye bashobora guhagurukira mu mwuka ndetse no mu mubiri bikagaragara bijya bibaho niho naguhaye urugero nigeze kuryama iwanjye nsanga abarozi mu rugo iwawe usanga abarozi barabyutse bari bafite ibintu bacanye nuko utari wumva ukuntu impu zinuka ndabyumva noneho njye kuva numva ako gace ntuyemo kari kunuka umwotsi w'impu odemba w'impu hari mu ma saa 9 z'ijoro hanyuma ubwo ndabyuka maze kubyuka nibwo najyaga kumva mbona umwe arirutse aragenda hari n'igihe yigeze bohereza inkuba ifite igiti cy'avoka cy'inganzamarumbu cyabaga ku irembo biriya bya kera bazanamo inkuba noneho iyo nkuba bayizana bateganije yuko icyo giti iragikubita kigahita kigwa hejuru y'inzu twese tugapfa inzu ikabagwira igiti utahobera hagira ngo wenda hagati k'amafuta ni nka bimwe byo muri Nyungwe none inkuba yagikubise nta muriramo izuba riva nari nagiye gusenga nuko nje sanga igiti cyaguye aragikubise aragisatura sanga igiti cyaguye urumva igiti batemye kikaba cya modoka yari yagitwara inshuro ebyiri cyari igiti kinini cyane abakonikoni nyuma cyo kora baza guhomba bari bateguye ngo mu rugo bari buze kunywa napfuye nabo mu rugo ibyo byose tugenda turwana nabyo n'ibindi tugenda turwana nabyo umuntu atavugira hano kuri kamera nanone ikindi kibazo umuntu yibaza nta muntu tuvuze koko si na ngombwa kuvuga umuntu mu mazina ariko twibajije mu murimo w'Imana umuntu aba umudiyakoni ubwo aba umukristo akaba umudiyakoni akaba mwarimu w'itorero akaba pasitori akaba revera pasitori akagera ku rwego rw'abepiskopi akaba nka bishopu cyangwa se akaba umushumba mukuru uru rukundo kuki rukonja ukabona ageze ku rwego wagiye ubona bo leta ifunga ibaziza kwaka amafaranga y'umurengera umukristo ubona abandi bashumba benshi birukana abashumba bagenzi babo bakakubwira ko impamvu ni ubukene bubibateye kwirukana nk'abashumba uwaka amafaranga akakubwira ko ayo mafaranga yatse kugira ngo abone imbaraga zikiza wa muntu yagombaga gukiza kuko
nk'amezi atatu aheze hari uwo bafunze yenda benshi nako iyi nkuru barayizi, si umwe si babiri. Uru rukundo mu bashumba kuki rwaba rusa uko nguko cyangwa ruteye uko cyangwa ruri gukora uko? Ubwo ni urukundo rw'Imana cyangwa ntabwo ari rwo, ntabwo urwo rukundo ari rwo. Ubundi urukundo rw'Imana ngo ntawarurondora. Bibiliya iravuga ngo ruruta uko rusumba ukwezi. turuvuga uko tutari uko rutari, kuko urumva rusumba ukwezi ngo ni kuzimu rugerayo. rugerayo. ariko se wanamugana urukundo rugera ikuzimu? rugera ikuzimu gute rero? muzi ukuntu wakwibaza uti se rugera ikuzimu gute? rugiye kubohora y'iki rukizi abazimu bakagombye gushya, ariko rurabareka bakagira gute? bakabaho. bakabaho. Uw'Imana rugera no ku badayimonyi. ari nkawe ari nkawe hari igihe nk'umuntu akugirira nabi, nanjye kandi ni uko umuntu akakugirira nabi, nk'uwo murozi wakurogaga wahoraga iwawe, hari aho yagiye n'ubu aracyahari. ngaho ibaze abaho agukubitisha inkuba ntibicemo, kazaga cyane impu saa 9 z'ijoro ntibicemo, mugaturana twanasenga bagapfa. ariko hari abantu bambaye imirambo bagiye bakora mu masengesho. uwo ngo bariya abantu bose bakeneye ubutumwa bwiza kuri urwo rukundo wavuga. kuri urwo rukundo rugomba kubageraho. hari umudamu twaririmbanye muri korali mbere ya jenoside, noneho Isero TV nk'uko uri kubireba kuri kamera turi kumwe n'umushumba umukozi w'Imana, ngira ngo nta mugabo uvuga undi umugabo arivuga. tuguhaye ikaze mwene data usuhuza abadukurikiye. murakoze. nitwa Kavamahanga Felicien, kuko bisanzwe mu buryo mukurikirana ijambo ry'Imana. nitwe twari tugarutse ngo ducumburire aho twari twacumbikiye. yego rwose, nk'uko ubivuze rero ukavuga uti ducumbukurire aho twari twacumbikiye. ngira ngo rero akazi karahari k'ivugabutumwa Yesu yabahaye, tudatebye mu magambo cyangwa tutanizimbye, kuko abantu badukurikiye ari benshi bifuza kumva icyo Imana ivugana nabo mu buryo butandukanye. wasengera umwanya tugiye kujyamo tugatangira. Mana yacu, turagushimira ko washyizeho ubu buryo bwo kuvuga ijambo ryawe. haleluya. ubwo abantu baba bacecetse, haleluya. ariko waravuze ngo n'amabuye azarangurura. nibe mu ruhande rwacu, mu izina rya Yesu, amen. uraza gusa nk'uwongera ijwi, ibikorwa by'Imana byari byinshi muba mwakoze cyane. uraza gusa nk'uwongera ijwi rero, ngira ngo uyu munsi wa none nk'amatsiko wadupfundurira agaseke ahantu wifuza turi bunyure mu buryo budasanzwe. nifuje ko twaganira ku rukundo rw'Imana, uburyo rugaragarira abakozi b'Imana. tukaza kuvuga no ku kintu kijyanye n'ubuhamya, n'ubwo bugenda busibanganywa. abantu benshi bakumva batatanga ubuhamya ngo batimene inda, ariko bigira abo bifasha, bikagira n'ahantu bigeza abandi. Imana ibahe umugisha. amen. ngira ngo uravuga uti urukundo rw'Imana. hari ijambo Pawulo yavuze nubwo atari ryo mvuze uza kuvuga, sinzi wowe ibyo wateguye, ariko Pawulo avuga ngo mu minsi y'imperuka urukundo ruzakonja, mu minsi y'imperuka mu kirundi ho baravuga ngo ruzatimba, gutimba. abarundi badukurikiye urukundo ruzatimba, abanyarwanda badukurikiye urukundo mu minsi y'imperuka ruzakonja. muri iryo jambo rero uri kuvuga uti turaganira uyu munsi ku rukundo rw'abana b'Imana. uyu munsi wa none uru rukundo kujya gusaba umuntu uti ndakwinginze usengera akaguca amafaranga, kujya mu rusengero wari ugiye nta mafaranga, pasiteri akakwakira mu buryo bw'uko ari kubona ko hinjiye umukristo ariko akamubonamo ko azanye amafaranga. ese uru rukundo twebwe mutubwira muri Bibiliya kuki mu rusengero rutagaragara? ntabwo ruba rwarigeze ruhaba, cyane ko hari imvugo ukoresheje ngo mu kindi ni ugutimba, naho mu kinyarwanda ni ugukonja. naguha urugero rw'ibyo kurya biri mu nkono. hari ibiryo bishyushye, hari umuntu ufite ibiryo bishyushye biteretse ku mashyiga. wenda tuvuge yatetse ikiro cy'umuceri agishyira ku mashyiga, kiracyashyushye. hari n'uwagitetse mu gitondo agiterura ku mashyiga cyangwa se kuri gaze,
nawe ari ikiro kimwe yatetse. Aba bantu bombi bafite umuceri, bafite ibyo kurya. Umwe afite umuceri ushyushye, undi akagira umuceri ukonje. Nubwo rero Pawulo yavuze ngo urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko rwarakonje, urumva ko ruhari, rurahari ariko rurakonje, ni uko rudashyushye. Baratandukana. muri make ubu urukundo rwa bamwe rurakonje. rurakonje, Bojegitifu intego y'urukundo rukwiye kuba rushyushye. rushyushye. Dukunda kubona nk'abana b'iki gihe b'abadolescents nibo bavuga ngo urukundo rurashyushye. Ahubwo wambaza uti se ni iki gituma rukonje? Naho turahagera. Noneho ahubwo tukanibaza ngo ubundi urukundo rw'Imana rugarukira he, cyangwa se rutangirira he? Ese rugera ku muntu wese? Ese hari abo rutageraho? Kuko urabona isi harimo n'umuntu uzumva n'iki kiganiro avuga ati njyewe urwo rukundo muvuga, ese ubu nanjye narubona? Yenda yararwaye aherayo, cyangwa yarakenye biranga cyane, cyangwa se afite ikindi kigerageza ati urwo rukundo muvuga rusa rute? Noneho rero twihuse, waduha umucyo rero ubundi kuki rukonje, cyangwa se hakorwa iki ngo rushyuhe? Naguha nk'urugero bituma urukundo rukonje. Ni ibigusha abantu bahura nabyo. Ushobora kuguriza umuntu amafaranga akayakwambura. Nimba wakundaga kuguriza abantu, icyo kintu uwo muntu yagukoreye cyo kukwambura bituma rukonja wowe. Ikindi nanone gituma urukundo rukonja, nagiye nkibona cyane mu mujyi wa Kigali. Abantu bakundaga nko guha abantu basaba, bakabaha amafaranga, bamara kubaha amafaranga abahanuzi bakababwira ngo bayabarogeramo. Tuvuga ko bitaba, biraba kuko no mu ijambo ry'Imana hano mfite nateguye harimo byakozwe n'intumwa bice 6, uburyo habaho bita abakonikoni bashinzwe kuroga. Umukonikoni rero iyo bavuze umukonikoni ni umuhanga, atandukanye n'aba batanga uburyaha. Ni ukuvuga ngo ashobora kuroga umurimo wawe ukuma, ashobora kuroga ubucuruzi ukayoyoka ukagenda ureba, ashobora kukuroga warize amashuri yawe agapfuza. Ndabazi bagiye bahura n'ibigeragezo barize, bafite mu kazi bakabirukana kubera abarozi, kumva akazi ngo ntagashaka. Bibaho bidaturutse ibyo, nta imirimo y'abakonikoni, Imirimo ya Satani. imirimo ya Satani. Ubwo rero nk'abantu batangaga bagaha abantu imyenda yo kubafasha, bakavuga bati imyenda bayiturogeramo, ayo majwi baba barumvise atuma rukonja. Baba bameze nk'abantu bafite umuceri watetswe mu gitondo turi saa 9. Yego. None uru rukundo rw'Imana uri kwigisha, cyangwa se tubwiye ko no mu byakozwe n'intumwa hagaragara ko hari abarozi ariko bitwa abakonikoni. Yego. Yenda icyo ni ikindi kiganiro tuzanagarukaho, ukasobanurira abantu. Haba hari ibyitwa ngo Nyabingi, hari n'ibyitwaga ngo Ryamonde, byose na za Nyamuhanga, na za Nyamuhanga, n'ibyitwaga ngo ibihumi, ibitega n'amahembe. Icyo kiganiro byose biriho, ibyo bintu byose bibaho. Ariko abo badayimoni tubumva uko, nta muntu wakubwiye ati njyewe aba badayimoni ndabazi cyangwa nababonye aha cyangwa nzi n'ubwoko, ni ukubyumva uko, ubundi ntawe uzi amakuru yawe. ariko twe twagiye tubabona, twagiye duhura n'abantu bagiye bahura n'ibigeragezo nk'ibyo, n'ubu duhura nabyo, tugahura nabo. Si igitangaza, hari umukozi w'Imana twari dufite, yarafite umudamu yarasaze, ari mwarimu w'itorero. Madamu arasara. Gusa bavuga ngo umudamu yasaze, hari ibindi bintu yakoze n'abakonikoni bakoze ibyo. Noneho rero ibyo icyo biberaho ni ukugira ngo Imana yerekane ko nta muntu utahura n'ikigeragezo, ntaho umwanzi atara, akaba wamuririmba ukoresheje ijambo ryiza rikomeye. Nta muntu utaraswa na Satani tukiri mu isi, dufashe igihe mu ntambara. Yesu yigeze kumurasa, aramurasa, ajya no gusenga biranga. Amasengesho burya Yesu yasenze, ajya wumva ngo yarapfukamye, arongera aragaruka. Ibyo byari biriho byanga.
agerageza no guhendahenda abo yari yajyanye nabo gusengana, abasaba isaha imwe, arabwira ati mwamfashije isaha imwe ko ntacyo yabitwaye, ariko aza kugira umugisha, hanyuma marayika w'Imana araza amwongerera imbaraga. tukiri aho ngaho rero abantu baribaza, buno hari umuntu nk'uko nabikubwiye, ujya uhura nabo cyangwa warabumvise cyangwa n'ubu bariho muri komenti yenda bazadusubiza kuri iki kintu. Urukundo rw'Imana ninde rutageraho? Urukundo rw'Imana rugira umupaka, nta mupaka. ubwo buno tugira isi isepara ibintu, urukundo tukarubona rw'Imana mu mashusho atandukanye, mu buryo butandukanye. Isi ifite abizi, ikagira abantu batizi, ubwo mvuze isi yacu, ikagira abasenga, ikagira abadasenga, ikagira abazungu, ikagira abirabura, ikagira abakene, ikagira abakire, ikagira abafite uburanga, ikagira abadafite uburanga. Ni hehe urukundo rwaba rutagarukira cyangwa rutagera? abo bantu bose ngo Imana irabakunda cyane cyane. ni naryo jambo nifuza ko tuganira, wenda reka ndivuge nta kibazo. yanditse mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16, wahasoma nta kibazo. haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane cyane cyane. ubwo ni abari mu isi, ubwo we muveni turimo FDLR na FDLR irimo, abo kwa Kisekedi barimo, hano mu Rwanda barimo, abarundi barimo. muri make inyeshyamba zirwanya ibihugu ahantu hatandukanye, noneho n'ibihugu ukwabyo. Yego, bose Imana irabakunda cyane, ongeraho cyane. kuko hari umuntu udukurikiye uvuga utese niba abantu ari opozisiyo, hari ibitabara irwanya Uburundi, Ubugande bugira umutwe uburwanya, Kenya ikagira umutwe uyirwanya, nta gihugu kitagira opozisiyo ikirwanya, n'umuntu akagira opozisiyo imurwanya. Iyo mitwe yose nayo Imana irayikunda, iba mu ishyamba. Ongeraho cyane, ni ukuvuga ngo buriya ikibazo bafite si iyo mitwe bari, ahubwo uwubakoreramo, ubatuyemo. Noneho hari n'abandi baba bihishe inyuma yabo, ba bandi babafinance. Nigeze kumva uwitwa Bin Laden, ntabwo yajyaga ku rugamba, ariko inaha hari ibyo bita sitasiyo y'amashanyarazi, hano amashanyarazi ahubukira, hano bakabona kujya aho agomba mu baturage handi hantu, ibyo bita sitasiyo. Noneho rero hari abantu b'amasitasiyo y'abadayimoni, we akaba ari sitasiyo, akaba yiyicariye nk'ubu atari no mu Rwanda, agafinansa FDLR, agafinansa M23, agafinansa Congo, n'abandi bantu bose bari mu ntambara akabafinansa. Noneho aho Satani abera akagangarira, yumva ko iyo mitwe yose iri kurwana, bose ntibamenye ko bakorera amarumba, ntabwo bashaka kubimenya, ntabwo babimenya. bo barahangana, kandi umwe ntarekure undi ntarekure, kandi bari no gupfa. Kuki rero batashobora kubireka? Ntabwo babireka gute? Barafashwe, bafatwa nande kwema kuko atagaragara, kugira ngo byumve neza. Reka ntange urugero ku karere, habamo meya, habamo ba executive na visi meya, habamo abakontabure, habamo abadaso, ariko bose n'abandi bari n'agoronome w'akarere, mbese inzego zose, abo bose ni abakozi b'akarere bahembwa na leta, wabyumva, kandi ntibakora ibintu bimwe. Satani rero ubwo rero nawe niko akora, iyo mitwe yose, kuko uzarebe n'abakinnyi b'umupira, ni uko muri iyi minsi ibi byose twabitagatifuje. Umukinnyi ajya gutera umupira, ati ngiye gutera ishoti irahiri ku muzamu, yenda penaliti, iyo bageze mu gihe cya penaliti, ati kubugira mwegera, zijya zose ni izindi mbaraga ziva ahandi hantu utashobora kumenya, wanamugana kugira ngo ikipe ye ikomere, kandi akumva ko bari yatsinze ari ibyishimo kuri we. Noneho rero uburyo Satani ari kabuhariwe, yo gatsindwa ni Uwiteka, kuko ntazakizwa ngo yigeze yasaba ko yababarirwa. nabyo se byabayeho, ngo none tuzi ko ajya ahagarara imbere y'Imana,
hanyuma ngo Imana iramubaza iti abo warimbuye bizagenda gute? Ngiye kukubwira abantu babiri. Hari umuntu wafashe umupanga yica umuntu, uwo leta iramufata ikamuhana. Uyu muntu wateye ishote y'umupira ikica umuzamu, wowe kuki atahana? kandi yari ari gutsinda abanzi nyine yari ari ariko bose nawe ni abakinnyi ni abicanyi. kandi bose barariraga kwica. Intwaro bakoresheje si zimwe. Ni uko nguko bijya bigenda. ntabwo umuntu yapfa kubimenya. Ntabwo wabimenya, ni ibintu birebire. Burya Satani afite ukuntu ategura ibintu. Niyo yateguye kwica abantu, hari icyo bita imiyoboro. Akavuga ati nzanyura muri kavamahanga, hanyuma ngere kuri iki n'iki ngo turi ukaba amasitasiyo, ukaba sitasiyo y'abadayimoni. ku buryo uba ufite indiri igenda itanga, aragufinansa sapoti, akaguha imbaraga, akaguha n'imiyoboro. nk'uko Kadafi abanyaburayi bavuga ko yashyigikiraga ziriya nyeshyamba zose zajyaga zijya kwiturikirizaho ibisasu ahantu hatandukanye mu Burayi no muri Amerika. Nimba ariko yabikoraga. Yes. nk'uko n'ubu ngubu bavuga ngo Irani ishyigikiye abahuti, gushyigikira ibyihe bitandukanye birwanya Isiraheli. ubwo niyo yize. ngira ngo rero hano tuba twicaye turi kubariza umuntu utekereza yenda nk'uko ngenda bivuze, kandi nawe ukaba wicaye aho ushaka gusobanurira umuntu no kumuyobora inzira. Ibintu nk'ibyo mu gihe hari situwasiyo nk'iyi, hari situwasiyo y'igihugu gifite opozisiyo. iyi pozisiyo igeze mu gihugu irica. ntabwo FDR iyo yinjiye irica, irangiza. ni ukuraza imitima ahantu habi. Abanyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda, hakaba na leta y'ubumwe y'u Rwanda yacu yifuza ko abantu bose bataha mu mahoro kandi bakakirwa, kandi ntawe uza ngo bamugirire nabi. kuki iyi mitima muri FDR iba ifunze bakakubwira ngo ntituzaza? Ntabwo buriya ibiganiro byabazana ni amasengesho. nta kindi kintu gishobora guhindura umuntu kitari ubutumwa bwiza. bacenga na sekanga wana mugari ntibajya mu biganiro, burya bumva bagiye mu biganiro, mu mishyikirano, bakajya mu mishyikirano, bikarangira abantu bapfuye, za mitingi. Keretse ijambo ry'Imana. niyo mpamvu ubona Satani mu bintu akunze kurwanya, arwanya ijambo ry'Imana. ndaguha urugero. hari itorero nabagaho nasengeragaho, noneho tuzana barababonaga bagapfuka mu maso, nari ndi kuzamuka hariya hafi ya Nyabugogo. nuko ndamubwira ibintu burya ntabwo ari bo, bariya abantu nabo bakeneye ubutumwa bwiza. iwacu aho ntuye tugeze kuzamuka abadayimoni batatu. nakunze kuvuga ku bintu by'abamarayika, ariko n'abadayimoni burya baraboneka. bari abadayimoni, bwari ubudayimoni butatu bureshya, bwambaye ubukanzu bufite amaburuteri. iwanyu waba warigeze ugera mu kiliziya ya mashusho y'inzira y'umusaraba yabona, reba abo twitaga abayahudi babaga bashoreye Yesu, ndababona bambaye utujipo dutumu. noneho rero abo badayimoni bari bambaye utujipo nk'utwo. noneho barazamuka batambika, hari umuhanda uca hajya haruguru y'iwanjye, ibihinguka hano haraguru. basuhuza umuntu bamunyuzeho, arabanegura, kuko mwabuze ipopo, ahita asara, yahise yirukanka. nuko barakomeza, ahantu hose banyuze, agasozi kose, inzira banyuzemo yose, umuntu wese wagiye abanegura ubanegura agahita yiruka afata inzira agira ati yiruka asara. ibyo ni ibintu byabayeho. ni uko icyo gihe abantu b'Imana bari bafite imbaraga, noneho bakababwira bati mujye mu rusengero basengera Imana, bakabasengera bagakira. ubwo rero icyo navugaga aba bakozi b'Imana bari gufana kandi bakwiye gutanga bwa butumwa bwiza, nabo bakeneye ubutumwa bwiza, bakeneye kwakira agakiza gafite imbaraga gahindura abantu. kuko niba nuvuga ngo ubwo Satani ibyo nakubwiraga ijya mitwe ntabwo irwana, ese ubundi ko baba mu ishyamba intwaro bazirwana,
wanamuga ngaho ko mbere nta ruganda ruriho, muri ayo mashyamba hari nta inganda mihanda bafite, ibayo, nta n'umunyu banagira. nta n'isukari, Izo ntwaro bazibona gute? imyambaro n'ibindi. Ni ukuvuga ngo rero hari abandi baba bafinansa Ya masitasiyo wavuga kandi nabo bakorana n'abadayimoni. Ni ukuvuga ngo umwami wabo niwe ukorana n'ababafinansa, niwe ubaha imbaraga. Noneho rero icyo navugaga, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Abakozi b'Imana rero ntabwo bakwiye kubogamira ngo bagire imitwe babogamiraho, ahubwo bakwiye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abantu bagakizwa, abantu bagahoberana, kuko Yesu ari we mahoro yacu. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Amen. Inshuti bavandimwe mukurikiye televiziyo Umwigengesero TV, turabashimiye ku iyi channel, mukande subscribe, like na share. Ubu butumwa ni ubutumwa bwiza, ngira ngo wowe udukurikiye rwose bugira aho bugukura n'aho ukugejeje. Reka senge dusoze. Turagushimiye Mwami Yesu uburyo watangiranye natwe ukaba usozanyije natwe. Umuntu wese umva ururimi rw'Ikinyarwanda turamukweretse, uzumva ubu butumwa bwiza, intego yabwo n'igitumye buvugwa n'ubuhaye kubuvuga, umwigisha n'umwigishwa bagabanira imbere yawe none n'iteka ryose. Amen. Wasezera abantu tukababwira ngo bye. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubashyigikira. Amen. Asante sana.